na Israel Mbonyi nawe ubwe bimugeraho ahatirizwa kuba yamuhereza itike imujyana mu gitaramo. Vuga ngo nta mugabo afite ngakunda Israel Mbonyi birambifata nk'aho bamuroze, ni nayo mpamvu mfite agahinda kenshi cyane. Yarifashe arana birambabaza n'abana abana ntabwo bakibona mama wabo, umva birababaje pe. Twari dusanzwe tumumenyereye nk'aho ari umukobwa kuko nawe mu biganiro yakoze naho yagiye yavugaga ko akiri umukobwa kandi akeneye kubana na Israel Mbonyi kuko yamukunze. Urukundo amukunda rwa nyarwo apana iby'ubufana. None wowe uyu munsi uraje utubwira uti ni umugore afite abana nubwo utavuze umubare kandi uvuze ko ari umugore wawe, bite tubwire neza tubashe kubisobanukirwa. Kuba ari umugore nyine ni umugore wanjye, dufitanye abana babiri, usibye nyine ko batarakura nyine ngo begere hejuru. Umwe afite imyaka 8 undi afite imyaka 2, bumva nyine baracyari bato. Uriya mugore wanjye rero sinzi uburyo nsigaye mufata, niba ari umusazi, niba baramuroze kwifata akajya imbere ya kamera sinzi impamvu rero muri kumwita umukobwa. Madamu dufitanye abana babiri. Nose ibi bintu byatangiye ute kugira ubone umugore arahagurutse afite amafoto y'undi mugabo, tuvuge ko ari umuhanzi wenda ntabwo bitangaje, wabyakiriye ute kumubona ari kuzenguruka ku makamera ku ma YouTube avuga ati ngende umukobwa kandi uzi ko mubana, ukanavuga ko yagusigiye n'abana? Ibintu byaje gutangira ute, wabyitwayemo ute kugira bibe bigeze kuri uru rwego? Urabona hari ukuntu umuntu aba akunda ikintu ukaba utamubangamira nyine kugira ngo nyine icyo akunda kigereho. Nawe yakundaga ibintu by'amafilime nyine abyinjiramo gutyo, ndabyakira ndavuga ati icyo umuntu akunda nyine agenda agikora. Ariko byarantangaje kubona ajya azana amafoto y'undi mugabo mu rugo rwanjye, n'ikimenyimenya akayararana koko. Uvuze ko yararanaga amafoto y'undi mugabo muraye kumwe? Byarambabaje na n'isa biracyambabaza, sinzi ntiwabyumva pe ukuntu umutima wanjye washenguye. Abantu benshi bamaze kumumenyera nka Miss Mbonyi, yewe azenguruka avuga ko nta mugabo agira, nta mwana, aracyari umukobwa, ikindi ategereje kubana na Israel Mbonyi. Yabivuze arira, yabivuze yigaragura mu cyondo, ndetse no mu muhanda ajya azenguruka, yewe ajya no guhura n'abantu bamukunda nk'umusheri wa Israel Mbonyi. Warabibonye yigaragura mu cyondo avuga ko akunda undi mugabo nk'uko bivuze. Ni iki muri wowe wahise utekereza gukora kugeza ubu ngubu? Aho ni naho bihera mvuga ati ko yasaze cyangwa se bamuroze, kuko ntabwo umuntu muzima yakifata akagenda ku mihanda yigaragura agira umuhisi n'umugenzi amucaho. Ibintu nkabira ku muntu w'umubyeyi birambabaza bikambabariza umutima cyane. Nibaza ngo nk'abana be nibamubona bimeze kuriya azavuga ko ari umubyeyi, bigatuma agahinda kenda kunyica kabisa. Iyo umuganirije ukamubwira guhagarika ibyo bintu, ni icyo akora n'icyo akubwira? Cyangwa se mu mitekerereze ye ubona hari iki cyahindutse muri we ku buryo biguhangayikishije ku buryo nawe uhita uhaguruka uti reka mpaguruke njye imbere ya kamera ntangire nanjye kuvuga uko bimeze n'ibyo ari kunkorera? Yarahindutse ku rwego rwo hejuru pe, kuko uko twari dusanganwe tumeranye neza atarinjira muri ibi bintu, akimara kubyinjiramo byahise bihinduka, aragenda wundi ntazi nyine pe. Ni nayo mpamvu ubona mfite agahinda karenze cyane, bitewe n'uko asigaye amfata ngerageza kumuganiriza ntanyumva, ugasanga nyine ari kunshihura nyine cyane, bitewe n'uko nyine njyewe mba ndi iruhande rw'abana kuko atakibitaho, nyacisha make nyine gutyo tu. Muracyabana se? Yaragiye
Igitondo cyiza mwese cyangwa umugoroba mwiza aho mugiye kuryama cyangwa se aho mwabyutse. Wowe ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi bica hano kuri Trend 250, twifurije amahirwe masa n'umwaka mushya muhire ku bantu bagifite ubuzima, turabashimiye. Uyu munsi umugabo tubazaniye wicaye imbere kuri kamera zanyu, mushobora kuba mwaramubonyeho gakeya cyangwa se mukaba mutamuzi, ariko akibabwira inkuru ye muri buze kumwibuka. Atunyuriyeho muri make, hari umukobwa abantu benshi babonye, yewe yanaciye hano kuri Trend 250 azengurukana ifoto. Ntekereza ko n'ubu akizengurukana ya Israel Mbonyi, avuga ko amukunda, ashaka ko babana, ko baba umugore n'umugabo. Ariko uyu munsi inkuru uyu mugabo atuzaniye iratandukanye. Naciye muri byinshi rero, reka mubahereze abasuhuze hanyuma tugane. Sinzi impamvu rero muri kumwita umukobwa, madamu, dufitanye abana babiri. Ndagusuje cyane wowe ukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi, turabishimiye ko nanone uri aha. Tunakwifuriza umwaka mushya muhire, uzawugiriremo imigisha kandi Imana izawukurindire. Uyu munsi twakiriye umugabo cyangwa se umusore, ntabwo mbizi, biraterwa n'uburyo yivuga ku bantu batamuzi. Uyu musore hari umudamu nanone umaze iminsi uzenguruka afite ifoto ya Israel Mbonyi. Abantu benshi baramubonye ku ma TikTok, YouTube, Instagram na Facebook. Yavugaga ko akunda Israel Mbonyi, ashaka ko babana. Ariko uyu munsi inkuru batuzaniye hano itandukanye n'ibyo uriya mukobwa yatubwiraga cyangwa se uriya mugore. Tudaciye muri byinshi, reka twakiriye umugabo uri hano abashe kuba yatuganiriza. Turakwakiriye kuri Trend 250. Murakoze. Ninjye Miss Israel Mbonyi. Yes. Wowe na Miss Israel Mbonyi muhurira he? Kubera icyo uvuze kuri mugabo we kandi amaze iminsi ahora atubwira ati waracyari umukobwa, kandi yakunze Israel Mbonyi byo gupfa, ndetse yifuza nuko bazaba umugore n'umugabo Imana ibibayemo. Ikindi kandi no mu bihe byashize Israel Mbonyi yamwemereye itike izamuhuriza nawe mu gitaramo kizaba ku itariki 25. Uriya mugore wanjye rero sinzi uburyo nsigaye mufata, niba ari umusazi, niba baramuroze, kwifata akajya imbere ya kamera akavuga ngo nta mugabo afite, ngakunda Israel Mbonyi. Birambifata nk'aho bamuroze. Ni nayo mpamvu mfite agahinda kenshi cyane. Yarifashe arana, birambabaza. N'abana abana ntabwo bakibona mama wabo. Umva birababaje pe. Twari dusanzwe tumumenyereye nk'aho ari umukobwa, ko nawe mu biganiro yakoze naho yagiye yavugaga ko akiri umukobwa kandi akeneye kubana na Israel Mbonyi kuko yamukunze. Urukundo amukunda rwa nyarwo, apana iby'ubufana. None wowe uyu munsi uraje utubwira uti ni umugore, afite abana, nubwo utavuze umubare kandi uvuze ko ari umugore wawe. Bite? Tubwire neza tubashe kubisobanukirwa. Kuba ari umugore nyine ni umugore wanjye, dufitanye abana babiri. Usibye nyine ko batarakura nyine ngo begere hejuru. Umwe afite imyaka 8, undi afite imyaka 2. Kumva nyine baracyari bato. Nose ibi bintu byatangiye ute kugira ubone umugore arahagurutse afite amafoto y'undi mugabo? Tuvuge ko ari umuhanzi wenda, ntabwo bitangaje. Wabyakiriye ute kumubona ari kuzenguruka ku makamera, ku ma YouTube avuga ati ngende umukobwa kandi uzi ko mubana, ukanavuga ko yagusigiye n'abana? Ibintu byaje gutangira ute? Wabyitwayemo ute kugira bibe bigeze kuri uru rwego? Urabona hari ukuntu umuntu aba akunda ikintu ukaba utamubangamira nyine kugira ngo nyine icyo akunda kigereho. Nawe yakundaga ibintu by'amafilime, nyine abyinjiramo gutyo, ndabyakira ndavuga ati icyo umuntu akunda nyine agenda agikora. Ariko byarantangaje kubona ajya azana amafoto y'undi mugabo mu rugo rwanjye.
n'ikimenyimenya akayararana koko. bivuze ko yararanaga amafoto y'undi mugabo muraye kumwe. Byarambabaje na n'iyi saha biracyambabaza, sinzi ntiwabyumva pe ukuntu umutima wanjye washenguye. Abantu benshi bamaze kumumenyera nka Miss Mbonyi, yewe azenguruka avuga ko nta mugabo agira, nta mwana, aracyari umukobwa, ikindi ategereje kubana na Israel Mbonyi. Yabivuze arira, yabivuze yigaragura mu cyondo, ndetse no mu muhanda ajya azenguruka, yewe najya no guhura n'abantu bamukunda nk'umusheri wa Israel Mbonyi. Warabibonye yigaragura mu cyondo avuga ko akunda undi mugabo nk'uko ubivuze. Ni iki muri wowe wahise utekereza gukora kugeza ubu ngubu? Aho ni naho bihera mvuga ati ko yasaze cyangwa se bamuroze, kuko ntabwo umuntu muzima yakifata akagenda ku mihanda yigaragura agira umuhisi n'umugenzi amucaho. Ibintu nkabira ku muntu w'umubyeyi birambabaza bikambabariza umutima cyane, nkibaza ngo nk'abana be nibamubona bimeze kuriya azavuga ko ari umubyeyi, bigatuma agahinda kenda kunyica kabisa. Iyo umuganirije ukamubwira guhagarika ibyo bintu, ni icyo akora n'icyo akubwira, cyangwa se mu mitekerereze ye ubona hari iki cyahindutse muri we ku buryo biguhangayikishije, ku buryo nawe uhita uhaguruka uti reka mpaguruke njye imbere ya kamera ntangire nanjye kuvuga uko bimeze n'ibyo ari kunkorera? Yarahindutse ku rwego rwo hejuru pe, kuko uko twari dusanganwe tumeranye neza atarinjira muri ibi bintu, akimara kubyinjiramo byahise bihinduka, aragenda wundi ntazi nyine pe. Ni nayo mpamvu ubona mfite agahinda karenze cyane, bitewe n'uko asigaye amfata ngerageza kumuganiriza ntanyumva, ugasanga nyine ari kunshihura nyine cyane, bitewe n'uko nyine njyewe mba ndi iruhande rw'abana kuko atakibitaho, nyacisha make nyine gutyo tu. Muracyabana se? Yaragiye? Bimeze bite? Tuganiriza. Turacyabana ariko ni wa muntu tudacana uwaka nyine mu rugo, bitewe n'ibyo bibazo byose mba mubaza nansubize, wahubwo icyo yiromaritsemo ni Israel Mbonyi, nta kindi kimurimo nyine tu. Sobanurira abantu badukurikiye babashe kumenya imva n'imvano y'ibi bintu, babashe no kubyumva neza, kuko nyine uramutse wumvisha uburyo uri kubivuga ntago nyine biri gusobanuka. Umuntu umwe yarabanaga, arahaguruka afata ifoto aragenda gutyo gusa. Wowe wabonye byizanye gusa cyangwa byatangiye kugira impamvu? Wenda nko mu minsi ibanza wamubonaga hari uburyo yitaye ku bindi bintu, nyine dusobanuriye mbese ubivimuzi tubashe kumenya ibyo ari byo. Ubundi byatangiye nyine akiza muri ibi bintu by'amafilime nyine tu, nibwo byatangiye. Umunsi wa mbere aragenda, wa kabiri, wa gatatu, mbona hari impinduka zitangiye kuza, mbona azanye ayo mafoto, ndamubaza ati nayo baduhaye turajya dukoresha, ndabyakira ndavuga ati nta kibazo, ariko ntangira kugenda nungurwa n'ibintu byinshi yagendaga akora, akayararana agashyira ku musego, mu bitekerezo nyine bye ukabona biri kure, ukabona atangiye kutakitwitaho nk'umuryango wenyine nk'uko byari bisanzwe. Bintera nyine agahinda, mbitindaho cyane nyine tu, ngeraho mbona bifashe urundi rwego gutyo. Ni ryari wabibonye mbere hanze ku mihanda ukabona ko umugore asigaye azenguruka? Ubwo uwo mugore ni Miss Mbonyi, kuba abantu benshi baramumenye bitewe n'ibintu yagiye akora avuga ko akunda Israel Mbonyi, ndetse byageze no mu itangazamakuru bigera n'aho na Israel Mbonyi nawe ubwe bimugeraho, ahatirizwa kuba yamuhereza itike imujyana mu gitaramo. Ni ryari wabibonye bwa mbere ukamubona kuri kamera avuga ko akunda uwo mugabo afite n'ifoto ye? Nkibibona bwa mbere yari amaze icyumweru cyose nyine agenda,
ubwo mu minsi ine yari yarazanye iyo foto mbifataho nyine nk'aho biri aho yambwiye kuriya, ariko icyumweru kimaze kuzura nibwo naje gusanga ku mbuga zose nyine ahantu mu mihanda hose yirirwa agenda afite iriya foto, ntangira nanjye kubona ko bya bintu ahubwo yambeshye nyine mbona ari seriye, birambabaza pe, sinzi niba nawe uri kumva agahinda kanjye. byaba biteye agahinda cyane cyane ko abo bana kuko niba bahari yaba yarasize. Ibaze nawe gusiga abana, umwana w'imyaka 2, ibaze ukirirwa ugendana ifoto akimukura ku ibere akaba, birababaje, sinzi niba uri kubyumva pe. byaba bibabaje cyane. iyi nkuru iramutse ariyo, urumva nk'umugabo we ni iki nyine witegura gukora? Ese waba warahamagaye imiryango ikamuganiriza, waba warabiretse icyo, cyangwa waba warahisemo kuyoboka inzira nawe yaciyemo kugira ngo urebe icyo ubikoraho? ni iki urimo gukora? Imiryango narayibwiye, narayihamagaje nyine turicara turaganira, mu kumuhamagara we nta nubwo yashatse ngo aze ngo dukorane n'icyo kiganiro n'ababyeyi nyine, yarabyitarukije ngo ntago mari ngo nigiriye mu kazi. bivuze ngo ukimara kubibona wahamagaje imiryango, nawe muramuhamagara ngo mumuganirize, we yanga kuza? We yanze kuza. ubu ngubu ahantu ari urahazi? nk'ubu ngubu abyuka agenda afata inzira ze, ntabwo namenya ngo yagiye he, kuko ni wa muntu nyine tubana nk'aho tutaziranye, gahunda ze sajya zimbwira, abyuka afatiraho nyine mu bintu utamenya nyine, no kumufatisha usanga bigoye. ni ukwihangana cyane. none nk'umugabo, ni iki abantu bakunda uriya mukobwa, bamukundiye ibyo yavuze, cyangwa se abantu bakurikirana ahanini abamukunze, ntekereza ko ari abakunda Israel Mbonyi, ni iki wasabira uriya mukobwa, cyangwa wasaba abo bantu bamukurikirana mu buryo bw'inama, cyangwa ni iki wowe wifuza cyakorwa kugira ngo ibintu byawe n'umuryango wawe bisubire ku murongo? ikintu nakisabira abantu na Israel Mbonyi ni uko ibintu ari gukora batabyizera, kuko ntabwo ari ibyanyabyo. rero kubera iyo mpamvu noneho Israel Mbonyi ikintu namusaba ni uko yareka kujya amwitaho mu gihe yanamuhamagaye. Israel Mbonyi yavuze ko atari asanzwe amuzi, ntekereza ko atanamwitaho, uretse ko yaba yaramuhaye itike imujyana mu ntuza mu gitaramo. ni ukuvuga ngo ikintu ugiye kwisabira abakunzi ba Israel Mbonyi na Israel Mbonyi nawe niyo byamugeraho, ni ukubasaba ndakeka nibo bafite icyo babikoraho cyangwa bafite inama bakugira. basabe nyine muri make icyo bagufasha kuri icyo kibazo ufite. Banyarwanda, banyarwandakazi, ikintu nabasaba, murabona uriya mudamu yananye abana, yirirwa ku mihanda azererana ifoto ya Israel Mbonyi. ikintu nabasaba ni uko mukamfasha, ndabinginze mukamfasha biri seriye, kuko iki ni ikibazo gikomeye. mukamfasha byatari, mukamugira inama akita ku muryango we, kuko niwe uza mbere. please, barabasabye bagufashe, bamukebure, bamubwira ati garuka ibyo byo kwirukanka kuri Israel Mbonyi, kandi warataye umuryango wawe ntacyo byakugezaho. ntekereza ko Israel Mbonyi atahitamo gutunga uriya mukobwa, kandi afite abandi bantu benshi beza yakwitaho. ikiriho n'uwo mugore wawe cyangwa se uwo Miss Mbonyi,
uko wamufata cyangwa se mukongera mukamushakisha mukamuganiriza ibyo arimo akabireka akagaruka akaba umuntu muzima, cyangwa se baba banaramuroza mukamushakira uburyo bimuvuza. Ntawamenya, hari igihe umuntu yikora biriya bintu mukagirana ikindi kintu kandi hari uburyo bamuroza. Ugomba kugana inzira zose kugira ngo abana bawe n'umugore wawe babeho neza, bongere babone urukundo bakeneye. Sinzi niba hari icyo wababwira muri makeya. icyo nababwira ni uko bamfasha uburyo ubwo ari bwo bwose bushoboka bwatuma umugore wanjye agaruka ku murongo, bwose twabukoresha. Niba baramuroze tukajya kumuvuza, niba yasaze ibintu nk'ibyo byose mba mbona, tukareba uburyo tumugarura mu nzira nziza, kuko birababaje ku muntu w'umubyeyi nk'uriya. Noneho ngiye muri nge agahinda mba mfite ko kaba karenze. Birumvikana birababaje kandi biteye agahinda kubona umugore wawe yirirwa azengurukana ifoto y'umuntu atagishaka kugira ikindi akora, azengurukana ifoto cyane cyane y'undi mugabo. Niyo yaba atari umugabo biba bibabaje cyane, bibabaje. Ni ukwihangana ugakomera, ibihe bibi nyine biraza bigacaho, wenda hazaza ibindi bihe byiza, mube mwakongera mugasubirana mukubaka, mucyafatanya kwita kw'abo bana. Nicyo tubifuriza. Tugira amahirwe yo kongera kumubonaho, tuzamuganiriza natwe tumubwire uti sanga umugabo wawe. Umugabo wawe aragukunda kandi aragutegereje, musange wite ku bana. Ibi bintu urimo ntaho byakugeza byo kwirukanka kuri Israel Mbonyi, kandi rwose Israel Mbonyi keretse mu bundi buzima nibwo yakugira wenda umugore, nabwo ni ibintu bitapfa gushoboka. Turabishimiye cyane wakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Wowe wabonye iki kiganiro ari ubwa mbere, wibuke gukora subscribe, share, comment na like. Utubwire n'igitekerezo wagize kuri iki kiganiro muri comment. Byo mutubwira turabireba kandi tubyitaho. Like ukora, comment utera, share ukora ni inkongi ikomeye cyane uba uduhaye. Niba ubikora turabishimiye cyane, ukabigeza no ku bandi. Turabishimiye cyane, mugire ibihe byiza. Buriya ngewe ikintu nabasaba, mume nimero ya Mbonyi, mwihamagarire, mubaze impamvu ari gutuma umugore wanjye anyaga. Umugore wanjye madamu nkunda, rukundo rwanjye, ndakwinginze garuka. Uranyenze no kuririmba, wikirukanga kuri bariya ngo bazi kuririmba. I love you, ndagukunda baby, ndakwinginze ngarukira pe. Naragukunze n'umutima wanjye, mbabarira ungarukire mu mutima wanjye, uragukunda mbabarira ungarukire. Mana we, Miss Mbonyi baragukunda cyane. Urumva ko n'umugabo wawe ngo yashobora kuririmba. Icyo ugomba gukora ni ukugaruka. Ibyo wabona kwa Israel Mbonyi n'umugabo wawe akweretse ko abifite, afite n'impano yo kuririmba. Yajya kuririmbira ushaka na sekira yaziririmba, gospel yaziririmba. Garuka wite ku muryango wawe. umutima wanjye Karirimbo gatangiye. bivemo. Kuri ko Kandi ubwo wapfuye kati muririmbire mwana. Sinzi niba ubyumva, komeza. ikibazo iyo ndirimbo hazamo izina ryanjye, njyewe ni bo ndagukunda.